Muraho neza bakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitujye ngo tuzakorera rimwe duhite dutsinda. Ese no kwera iki tuba tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, ukabona ibibazo 8 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame cyawe ukorere rimwe uhite utsinda, kino ubusabwa no gukosora kino kizame cyose kiba cyakozwe. Rero kugira ngo ujye ubona kino kizame kiba cyakozwe, kino ukora ni kimwe. Mbere y'uko ureba ino video ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda, kino kizeho cyose aba ari icyagufasha kujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa mwa kino gitondo, yaba ari amasomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ndetse na kibara ikibazo kiri gukunda kuza mu kizame ndi kuba na postinze, aba ari ibyagufasha kujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero kanda subscribe aho hasi kugira ngo ninjya mbishyiraho ujye urahita ubibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga link. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 355 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Bigenda ute? Uduha amasaha uboneka ku munsi bitewe n'akazi ukora, bitewe n'igihe ubona, katubwira ati mboneka saa 2 z'umugoroba kugeza saa 4 z'ijoro. Aya masaha turaboneka tukakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza mu kizame, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 355 tubigufashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, rero ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu, murajya mwandika igisozo cy'ukuri ku gapapuro kuri buri kibazo. Rero reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe mu kizame kimaze gukorwa aka kanya. Mbibutsa ko ibibazo bikunda kugaruka, niyo mpamvu dukosora ikizame kiba kimaze gukorwa, cyane cyane kino kizame cyakozwe mu gitondo. Nujya mu kizame cyawe hari urasanga ibibazo 8 bigarutse, usanga ibibazo 9 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe uhita utsinda, ngwino dukosorane na kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ikibazo cya mbere kibazo ngo iki cyapa kivuga iki? Ese kino cyapa kivuga iki? Manzi umenye kino cyapa kimwe ubwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Iyo video namaze kwibakora muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizame biba byakozwe. Kino cyapa kivuga iki? Cyitegereze neza. Ese uri kubona gifite ishusho y'uruziga? Ese uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu? Cyangwa uri kubona gifite ishusho y'urukiramende? Kino cyapa cyacu gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, handitsemo 30 ariko icishijemo umurongo utukura. Iki cyapa kivuga iki? Tugiye kureba mwa bino bisubizo bine baduhaye, turebe ko harimo icyo ukuri tugihitemo. Aravuga ngo umuvuduko ntarengwa ni kilometero 30 mu saha. Mbega ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetse. So ikavuga ngo iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe, deka ngo umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu saha. Ese hano rero nizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ubonye ngiye kuvuga igisozo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubahagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota ugize ari wari kujya mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ese hano rero nizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Hano nizo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetse. Ubundi kino cyapa impamvu wagishyiraho, wamaje kunyura kwa kino cyapa cyanditsemo 30, iyo ukibonye umuvuduko muto ugenderaho aba ari kilometero 30 mu saha. Iyo uhageze uhita wongeza umuvuduko, umuto yuragendaho akabarundo uri mwa bino birango. Ntabwo horamo 30, hari gihe haba harimo 40, hari gihe haba harimo 50 bitewe n'umuvuduko bashaka gutegeka uragenda. Iyo ubonye kino cyapa handitsemo wenda 50, umuvuduko muto ugenderaho aba ari kilometero 50. Hano handitsemo 30, umuvuduko muto uragendaho araba ari kilometero 30 kuzamuka. Umutoya aba ari kilometero 30. Bino byanditse mu cyapa. Ubwo rero iyo bacishijemo umurongo ubugeze ahantu hari iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe, wa muvuduko bari bagutegetse kuzamura kugenderaho akaba ari wo muto ugenderaho, ukaba wawurenza. Iyo ubonye kino noneho gishishemo umurongo wakubwira ko ugeze ku iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa wari wategetswe. Ndakeka ko ramuzwe hitamo B, ndakeka ko ramuzwe kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ikinyabiziga kibujije guhagarara akanya kanini hakurikira. Murabizi bitewe no kuntu ikinyabiziga gikoze
hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose, hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu amanywa yose. Rero iki kinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira: hehe, aravuga ngo hegereye metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Mbega ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, bishobora kuba ari ibyapa cyangwa ari ibimenyetso cyangwa akaba ari ibintu by'ibikoresho ngarurarumuri. Seka ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Ndeka ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame bashatse kwa ngo A iraba ari iso cy'ukuri, B iraba ari iso cy'ukuri, ndetse na C iraba ari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Nkwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Iyo ufite ibisabwa mu minota 3 umaze kubona kode aho waba uri hose mu gihugu. None iyo tumaze kugushakira kode tuba tumenye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora, katwandikira nko kuri WhatsApp ikintu cyose cyagufasha, tukajya turakiguhera ku gihe wazagerwaho gukora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0788 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, namwe twabatekerejeho tubashyiraho uburyo bwo kwiga mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubona kubereye wabonekaho ku munsi yajya agera tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0788 tubigufashe. Muri mu mujyi wa Kigali ho tuba twakwigisha umunsi umwe bugacyo ukajya gukora, ariko biba bisaba kugira duhure tukwigishe turi kumwe. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubigishe. Intego yacu ni ukubona mujya gukora mugakora rimwe mugahita mutsinda. Ariko uri gukosorana kino kizamuka ubona hari ikintu kiri kukugora, ucyandika muri comment tukaguteguraho isomo. Ariko iyo ufite igihe gitoya watwandikira tukagutegura agasoma tugahita tugaguhereza nko kuri WhatsApp kugira ngo nugirwa uzakorera rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko hano mwamaze gutemeza cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Ndakeka ko wamaze guhitamo D, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Hari igihe uvuga ngo kunyuranaho umuntu ntamenye ibyo ari byo, wamubwira kudepasa agahita avuga hajya kunyuranaho nibyo bita kudepasa. Ariko nujya mu kizame ntabwo wazakoresha kudepasa, ahubwo wazakoresha ijambo kunyuranaho, nicyo kinyarwanda cyiza. Nibyo rero mwita mwebwe ngo kudepasa mu ndimi z'amahanga. Kunyuranaho bikorerwa, ese bikorerwa hehe? Aravuga ngo mu ruhande rw'iburyo gusa. Kunyuranaho bikaba bikorerwa mu ruhande rw'iburyo gusa. Mbega ngo igihe cyose ni ibumoso. Sega ngo iburyo inyura ku nyamaswa. Ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze nta giso cy'ukuri kirimo, ikintu babashatse kuvuga ngo A ntabwo araba ari igiso cy'ukuri, B ntabwo araba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uribuze kujya kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa mwa kino gitondo. Ibibazo bikunda kugaruka kugira ngo ubone kino kizame kiba cyakozwe mu gitondo, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Kino kizame kibajijwe mu gitondo haba ari amahirwe menshi ko barirwa bari kubazamo ibibazo byinshi. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndizera ko amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Abantu benshi mukunda guhita mukeka ngo ni B, mu gihe cyose ni ibumoso, ariko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Murabizi kudepasa bikorerwa ibumoso kuko tuba turi kugenda mu ruhande rw'iburyo. Iyo tugiye kudepasa tuca mu ruhande rw'ibumoso, kuko uciye iburyo waba ugiye kugwa muri za ruhurura. Ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, bituga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko iyo bavuza kuvuga nko kuri B bakavuga ngo ibumoso, twari guhitamo B. Ariko iyo bashyize mu gihe cyose ni ibumoso, bituga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko bamaze guhitamo D, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Utari wagisemo ndakeka ko nikiramuka kigarutse mu kizamo uri bukore mu kanya cyangwa uzakora ejo, nikigaruka uzahita ugikora. Bibutsa ko ndi kugenda posting ikibazo kiri gukunda kuza mu kizame kugira ngo ugire urahita ukibona. Ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda, nagenda shyiraho ikizame ukajya urahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga link. Dukomeje n'ikibazo cya kane kirabaza ngo igikorwa cy'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga umuhanda. None igihe imirimo iri gukorwa
ikaba ibangamiye cyangwa buke uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa. Iyo mirimo iri gukorwa mu muhanda, hashobora kuba habaye impanuka, ikimodoka kinini kikagwa mu muhanda, bikaba ngombwa ko hari imirimo ikorwa muri uwo muhanda. Birumvikana hari ukuntu bizabangamira imigendere isanzwe y'ibinyabiziga, cyangwa se hakaba ari igihe cy'imvura, ibitaka byaguye mu muhanda, bimwe mwitangwa inkangu. Rero hari imirimo yaba iri gukorwa. None aho hari gukorerwa imirimo hari ukuntu haba hagomba kugaragazwa. Hagaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Iraba ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30. B ngo uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ikintu bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B iba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Haba hagomba kugaragazwa gute? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi ahantu hari imirimo iri gukorwa akenshi bakunda gushyiraho ibyapa bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hariya niyo mpamvu duhisemo D ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Kirangwa n'ayahe mabara? Hano ibisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi witemo igisubizo cy'ukuri cya nyacyo. A iravuga ngo ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. B ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. D ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ese haba hagomba kugaragazwa n'ikimenyetso gifite ayahe mabara? Tegereze neza rero. Icyo kimenyetso gishobora kuba icyapa cyangwa kikaba ikimenyetso kimurika. Kiba gifite ayahe mabara? Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ubuso aba ari ubururu n'ikirango cy'umweru. Kubera iki? Kubera ko nk'uko nari nabibabwiye ku kibazo turangije ruguru, biba bigomba kuba ari ibyapa bigize uti bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko waramutse guhitamo A, ndakeka ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Utari wayihisemo ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora ikizami kiba kimaze gukorwa. Ndizera ko nikiramuka kigarutse mu kizami muri bukore urahita ugikora. Ndakeka ko waramutse guhitamo rero A, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo icyapa gikurikira kivuze iki? Icyapa gikurikira kivuze iki? Icyapa cyacu ese wowe turi gukosorana kino kizame uri kubona kino cyapa gifitiye shusho? Ese uri kubona ari impande eshatu? Ese uri kubona ari urukiramende? Ese uri kubona ari uruziga? Kino cyapa rero gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu ariko bucishiye mu murongo utukura. Ese kino cyapa gikurikira kivuze iki? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo ntihanyurwa. B ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. C ngo umuvuduko utarengeje. D ngo inzira y'abanyeshuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ndizera ko hano wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iyo ubonye kino cyapa ahantu ugeze ntabwo wemerewe guhagarara umwanya munini. Nkuko nabibabwiye, hari ikinyabiziga cyo gishobora guhagarara ahantu ijoro ryose cyangwa amanywa yose. Rero hari kino cyapa birabujijwe guhagarara umwanya munini. Noneho iyo ari kino cyapa gicishijemo akandi gakoni bigakora akantu kameze nk'agakubo, ho biba bibujijwe guhagarara umwanya munini ndetse n'umuto. Hano dukosora ikizame turi kureba n'ibindi bibazo bishamikiye ku kibazo turi gukosora kugira ngo ube wakosora kino kizame kimwe ariko ube wabonye ku bibazo byinshi. Niba ramuka bije mu kizame ukore rimwe uhita utsinda. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu bajya gukora
rimwe bagahita batsinda. Hamwe na Rwanda Driving College TV, gukora rimwe niyo ntego yacu. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ndizera ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo video narayibakoreye, utari wayibona wagenda ukayireba kugira ngo ikibazo cyerekeye ku byapa cyose kire kujya kikugora. Ndizera ko ramuzwe guhitamo rero B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ndizera ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe? Aravuga ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Sega ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Se baravuga ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. A bari batubwiye ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Kuri A bavuze ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Kuri B baravuga ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Noneho kuri C ushobora kuyitiranya na A, ariko kuri C ho bavuze ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku papuro. Ndizera ko wamaze kugihitamo. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Iyo hatari igisubizo cy'ukuri ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Kuko iyo hari amategeko yihariye baba bari kukubwira ibyo ugomba kubahiriza. Rero iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, nibwo utu tuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru. Kuko iyo hari amategeko ho baba bari kuvuga ati hanyurwa n'abanyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Rero iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, nibwo duharirwa abanyamaguru. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo C. Ndizera ko ramuzwe kuyandika ku papuro. Utari wamaze kuyihitamo, ibibazo biragaruka. Nujya mu kizami kikagaruka uhita ugikora. Niyo mpamvu dukosora ikizami kiba kimaze gukorwa. Niyo mpamvu nagushishikariza kujya ukosora ikizami cyose kiba cyakozwe kugira ngo ujye uhita ukibona. Rero ujya aho hantu ndetse subscribe ukakanda, ikintu cyose kiraho ari cyagufasha kujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Hari umuntu ujya ureba video akayirangiza atari yakanda subscribe kandi akeneye kujya mu kizami agakora rimwe agahita atsinda. Watsinda utabonye isomo ryagufasha kumva neza bino bibazo. Watsinda utabonye kino kizami kiba cyakozwe. Watsinda utabonye kiriya kibazo nkunda gupostinga. Niyo mpamvu rero nagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo nujya ugeraho ujye ukosora ikizami cyose cyakozwe, nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Iyo ugize ikibazo uri gukosora kino kizami urampamagara cyangwa ukanyandikira kuri 0788951626 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira aba ari ubuntu. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Hehe? Araho mu nsisiro gusa. Mbega ngo hegera inyamaswa zikurura. Sega ngo hafi y'amatungo. Ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Hehe? Ndizera ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri hano. Ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Neza kino kibazo bakorongera bakakikubaza kimeze gutya. Ariko niba bavuga ngo A mu nsisiro cyangwa ahandi hose, uzahita uhitamo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ariko niba bavuga mu nsisiro gusa, uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko zino mburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ubwo niba shyiraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose uzahitamo icyo ngicyo. Niba shyiraho mu nsisiro gusa uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9. Kibaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga
bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10 agomba keretse anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikiri muri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuyigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Ese kino kibazo wumvisha ukuntu kibazo ufite ikinyabiziga gifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 kikaba gifite n'uburebure burenga metero 10 birumvikana urwo runyabiziga ni muri bya binyabiziga birebire cyane. Rero iyo kiri kugenda mu nzira nyabagendwa kiretse iyo unyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga aba agomba gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere icyo rukururana ikinyabiziga kiri imbere nacyo we ikinyabiziga kimuri imbere iyo umuntu utwaye kino kinyabiziga gishobora kurenza metero 10 aba agomba gusibya umwanya uhagije hagati y'ikinyabiziga kimuri imbere nawe kugira ngo niba hari undi umugenzi watangiye kumunyuraho cyangwa watangiye kumudepasa abe yahigobeka mu gihe kuko murabizi ntago ya depasa rukururana ngo depase n'ikinyabiziga kimuri imbere ngo rero haba agomba gusiga umwanya agomba kwigobekamo mu gihe abonye ibindi binyabiziga bije kuko murabizi kudepasa zino za rukururana ntago wayidepasa ngo depase n'ikindi kinyabiziga kiri imbere niyo mpamvu aba agomba gusiga umwanya uhagije kugira ngo uhite uyigobeka kugira ngo wirinde impanuka ariko ibyo ntibikurikizwa ndakeka ko kino kibazo ukuntu nyigusobanura cyumvishe ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira uwo mwanya noneho hari igihe uwo muyobozi utwaye iyo rukururana ishobora kurenza metero 10 hari igihe atasiga uwo mwanya mu bihe bikurikira ibyo nyine iryo tegeko ryo kuba yasiga umwanya ntirikurikizwa mu bihe bikurikira mu bihe bihe hano ibisubizo bine baduhaye itegereze neza araba ngo mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwaho kunyuranaho bibujijwe mbega ngo igihe ibigenda mu muhanda ari byinshi sega ngo mu duce tw'inzira nyabagendwaho kunyuranaho bibujijwe deka ngo nahiso cy'ukuri kirimo ese hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye ndizera ko amaze kugitamo ndizera ko amaze kuyandika go papuro haneso cy'ukuri nta kindi ni a mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwaho kunyuranaho bibujijwe uwo mwanya rero uwo muyobozi w'ikinyabiziga aba yasigamo abashobora kureka mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi cyangwa ageze mu duce tw'inzira aho kunyuranaho bibujijwe n'ubundi kudepasa ntabwo yaba byemewe uwo mwanya yakagombye kugusigiramo ashaka aba yawureka niyo mpamvu hano duhisemo a niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro ndetse ko waramutse kuyandika ku gapapuro ndakeka ko waramutse kuyihitamo ikibazo cya 10 kikabaza ngo by'ibiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoroki zabyo bigomba kuba byambaye iziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku migongo yabyo yose n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira ibihe binyabiziga ariko ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu saha ateganye mbega ngo ibinyabiziga bya polisi bijya atarenga kilometero 25 uvuye aho biba sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo mu gihe D iri kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo none hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro hano igiso cy'ukuri nta kindi ni ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu saha ahateganye ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga cyawe kibifite iri kugenda mu nzira nyabagendwa uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha ntuzabigireho ikibazo nabonye umuntu yambajije arampamagara arambaza ese ugenda uri gupima ufite umugozi ukajya urapima umuvuduko uri kujya ugenderaho oya ahubwo ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kiri kwereka ahantu uri kugendera umuvuduko uri kujya ugenderaho bakakubwira ati bitewe n'ukuntu uri kwirukanka mu saha uraba ugiye ibirometero 50 murabizi nk'umuvuduko ntarengwa wa velomoteri aba ari kilometero 50 mu saha ibyo nkabivugaho kugira ngo nikiramuka kije mu kizamura akora uhita ugikora dukosora ikizame kimwe ariko tubonereho ibibazo byinshi ikibazo cya 11 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu
igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko itatu ifungwaho ibiziga bine ni A iravuga ngo toni 24, B ngo toni 10, C ngo toni 16, D ngo toni 56. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Rero hano ndakeka ko bamaze gutema igiso cy'ukuri, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, toni 24. Ndizera ko utari wagisemo nikiramuka kije mu kizamuri bukore urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kibaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Ku buhe buryo? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo gatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. B ngo itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe D ivuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota araza kugira kuri 20. Ndizera ko hano bamaze gutema igisubizo cy'ukuri, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Ese waramutse guhitamo B? Ese waramutse kuyandika ku papuro utari wahisemo? Ndakeka ko kiramutse kije mu kizame uri bukore mu kanya cyangwa uzakora ejo urahita ugikora. Murabizi bino bibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora ikizame cyose kiba kimaze gukorwa aka kanya. Cyane cyane kino kizame cyakozwe mu gitondo aba ari ingenzi cyane, ntuzajye no mu kizame utagikosoye, kuko iyo ugikosoye ugerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 8 biragarutse. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe byabaye umuco. Hamwe na Rwanda Driving College TV gukora rimwe byabaye umuco. Rero kugira ngo ubone kino kizame cyose kiba cyakozwe ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda, ikintu cyose kiraba ari cyagufasha gukora rimwe ugahita utsinda. Rero bibutse ko na code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0788951626 tugufashe kubona code mu gihe gito. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa gisobanura. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kirangwa no kuba gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura. Hano ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo utubuye dutaruka mu muhanda, B ngo umuhanda urimo amazi, C ngo umuhanda unyerera, D ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Muri ya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda bino byapa byose birimo na bino bibazo byose birimo. Genda uyirebe kugira ngo nujye ugira ku bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Hano ndakeka ko bamaze gutema igisubizo cy'ukuri, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, utubuye dutaruka mu muhanda. Kino cyapa gisobanura utubuye dutaruka mu muhanda. Urabona ko ngaho biriya birango imodoka yakandagiye utubuye turataruka, bakagishyiraho kugira ngo nuhagera ugabanye umuvuduko, kugira ngo ayo mabuye ari gutaruka ataba yatarukira undi muyobozi akaba yamena nk'ikirahuri cyangwa akaba yakubita nk'umuntu mu jisho ugasanga rirarimenye. Niyo mpamvu ugomba kuhagera bashyizeho kiriya cyapa ukitonda ukagenda witonze. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe agusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda, ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabigenewe ufite, wamutwara? Ino ngofero bari kuvuga ni kasike. Ufite kasike imwe, twaye ka velomoteri kawe, uhuye n'inshuti yawe mwiganye irakubwira ati wangeze imbere, ese wamutwara ariko nta ngofero ufite yindi yabigenewe? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo yego kamutwara umuntu mwiganye. Mbega ngo yego usibye urugendo rurerure, kavuga ati ubwo ari hafi reka nkutware. Sega ngo yego usibye urugendo rugufi, kavuga ati kubera utashye kure, ni kure cyane ntabwo wagerayo n'amaguru reka nkutware. Deka ngo oya kabutamutwara. Hano muri giso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine
baduhaye, hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Oya, ntabwo ugomba kumutwara kuko nta yindi ngofero ufite. Murabizi gutwara umuntu atambaye iriya ngofero yabugenewe ntabwo biba byemewe, bahita bakwandikira cyangwa bakaguhana ko ntabwo biba byemewe. Ubuzima bwe uba uri kubushyira mu kangaratete. Ndakeka ko waramutse uhitamo D, ndakeka ko waramutse uyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo muri ibi binyabiziga bine ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo kiva mu muhanda munini kijya mu muhanda muto. Bagiye kujya mwabona umuhanda uri iburyo. Ese mwa bino binyabiziga bine 1 2 3 4 ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo kuba cyakata mwabona umuhanda uri iburyo? Nukora kino kibazo umenye ko nugera no mu gutwara bitazakugora. Itegereze neza bino binyabiziga umbwire ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo kuba cyava mwabona umuhanda birimo bikajya mwabona umuhanda uri iburyo. Aravuga ngo ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Ndakeka ko ni ikinyabiziga cya mbere hano kiri. B, kuvuga ko ikinyabiziga cya kabiri ari cyo kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. C, kakubwira ngo ikinyabiziga cya gatatu kiri mu buryo bwiza bwo gukata iburyo. D, ngo ikinyabiziga cya kane. Impamvu naze kuzamurana kugira ngo ubibone. Ese hano uri kubona ari cyo kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni kiva mwabona umuhanda munini kijya mwabona umuhanda uri iburyo. Hano iso cy'ukuri nta kindi. C nayo iri kuvuga ngo ikinyabiziga cya gatatu nicyo kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. D, ngo ikinyabiziga cya kane kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Kino kinyabiziga cya mbere nicyo kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni kijya mwabona muhanda uri iburyo. Ndakeka ko waramutse uhitamo A, ndizera ko waramutse uyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda. Bino byapa tukunda kubibona, ukaba utwaye ikinyabiziga ukabona icyapa bagishyize mu muhanda. Rero wakibonye uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba gukora iki? Aravuga ngo hagarara utegereze amabwiriza. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Se ngo kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza. Ndega ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ese hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko wamaze kugihitamo iso cy'ukuri. Ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere. Nujya mu kizamuka ukabone mu bisubizo bine baduhaye harimo icyerekeye kugabanya umuvuduko kigunda kuba ari igisubizo cya nyacyo uzahite ugihitamo. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi umuyobozi abujijwe. Ugabanyijemo ibisate bibiri, haruhande rw'iburyo hari n'urw'ibumoso. Uwo muhanda none usanzwe none uri kugendamo umuyobozi w'ikinyabiziga babujijwe iki? Aravuga ngo kugenda mu gisate cy'iburyo. Mbega ngo kunyuranaho. Se ngo kugenda mu gisate cy'ibumoso. Ndeka ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni ni C. Ubujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso kuko urabizi iyo turi kugenda mu nzira nyabagendwa turi kugenda mu muhanda isanzwe tuba tugomba kugenda mu ruhande rw'iburyo. Ukinjira mu muhanda uhita ukoresha uruhande rw'iburyo, ni nabwo dukoresha. Rero iyo mwabura mu muhanda w'ibyerekezo bibiri uba ushobora kunyuranaho. Murabizi kunyuranaho byo ni ibintu bisanzwe, ahubwo ikintu uba ubujijwe no kugenda mu gisate cy'ibumoso. Ukomeze ugendera ibumoso, wakoresha uruhande rw'ibumoso mu gihe bibaye ngombwa ushaka nko guhindura icyerekezo cyangwa ushaka kunyuranaho, ariko ntabwo wakomeza ngo ugendere mu ruhande rw'ibumoso. Niyo mpamvu biba bibujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Kiriya cyapa bashyiraho akenshi uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe gifite araba mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Sega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Icyo cyapa kigomba kuba ari icyapa kiburira, kirangwa no kuba gifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango
cy'umukara. Ndakeka ko waramutse guhitamo B, ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro. Ibibazo biragaruka, ujye ureba ko nikigaruka urahita ugikora. Urabona ko ibyapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho, niyo mpamvu ari ingenzi kureba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga gishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe matara? Aravuga ngo itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ryerekana icyerekezo buriya nk'ibinyoteri, sega ngo itara ndangaburumbarare. Mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano wari igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ibibazo biragaruka, ujye ureba ko ikibazo cyose ubonyeho nikiramuka kigarutse mu kizamuri bukore kitari bukugore. Niyo mpamvu gukosora ari byiza, kuko bitandukanye nuko wajya mu bitabo ukirirwa uri gusoma. Kuko iyo usomye uba usa nkaho uri kubiboroka, ariko hano uragikora ukakica, ariko cyagaruka mu kindi kizamini wakibonaho ukagikora. Niyo mpamvu ari ingenzi gukosora ikizamini cyose kiba cyakozwe. Hano ndizera ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A ni igisubizo cya nyacyo, B ni igisubizo cya nyacyo, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, yabazaga ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hehe? Areba ngo ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga, mbega ngo igice cy'inyuma ku kinyabiziga, sega ngo hegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ku gice cy'inyuma cy'ikinyabiziga, na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndizera ko wamaze guhitamo C, ndizera ko wamaze kuyandika ku papuro, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ibibazo biragaruka, kino kizamini cyeka ko dukosoye hari ikintu kigufashije. Kugira ngo ujye ubona ikizamini cyose gikozwe, jya aho hantu handitse subscribe wakande, ikintu cyose nshyiraho aba ari icyagufasha kujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ibindi byo no kubibutsa ko code ziri kuboneka waba urose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 078 9351626 twufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitaguze twigane mu ishuri, turakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikira cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubigufashemo. Waramutse wagize ikibazo mwa kino kizamini tumaze gukosora, uranyandikira cyangwa ukamamagara kuri iyo nimero maze kubabwira, nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize. Iba ari ubuntu. Murabizi intego yacu no kugira ngo mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Uri hafi gukora ikizamini cyose gikozwe, jya uragikosora, ibibazo biri kugaruka cyane, kandi nizera ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha kandi ikibafasha mu byo mukora byose bya buri munsi.